Amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ko amasengesho ajya akura abantu mu nzu y'imbohe. Kadusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 5, haravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 11 haravuze ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Amen. Ano magambo dusomye ni amagambo meza atubwira uburyo amasengesho ajya akura abera mu nzu y'imbohe. Ahangaha ngo cyari igihe cy'akarengane k'itorero. Hanyuma ngo Herode ngafatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, arabafunga, arabatoteza, arangije afata Yakobo mwene se wa Yohana amwicisha inkota. Ngabonye ko anejeje Abayuda ngo ariyongeza afata na Petero, abona yishe Yakobo birakunze nta kibaye. Ngabona ko anejeje Abayuda, warangije ngo ariyongeza ngafata na Petero. Ariko ngo amaze kwiyongeza ngo ab'itorero babibonye baravuga ngo ibi ntibishoboka, enough is enough. Kandi nta gasuzuguro k'abadayimoni, ngo barahaguruka ngo ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ndagira ngo mubwire ko hari igihe Satani aza agakora ibintu akabona nta kintu kibaye, agashaka kwiyongeza kugira ngo yongere akomeze kubabaza. Satani akaba yaguteza ibyago, akakwicira abantu, agashaka kwiyongeza kugira ngo atware n'abandi. Satani akaba yaza akaguhombya, agashaka kwiyongeza ngo agutereze na cyamunara. Satani akabona akugushije mu ntege nke, agashaka no kugugusha mu byaha byinshi. Ndagira ngo mubwire ko ntiwemerere Satani kwiyongeza ku bugingo bwawe. Niba hari ikintu wagezemo intege nke ukagwa mu cyaha kimwe, wituma Satani yiyongeza ngo akugushe no mu kindi. Ngo ab'itorero ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Hanyuma ngo Herode amaze kumufata, yari yarasobanukiwe imbaraga zari ziri muri Petero. Uyu Petero turi kuvuga niwe Yesu yigeze kubaza intumwa, arabaza ngo murashaka kunsiga? Petero avuga ngo twakuva he handi? Twakuvaho tukajya he handi ko ari ufite amagambo meza y'ubugingo? Yesu aravuga ngo Petero, ngizo si inyama n'amaraso biguhishuriye, avuga ngo ahubwo ni umwuka w'Imana. Ahita amuhindurira izina, aravuga ngo nawe Simoni wa Yona, ntukitwa Simoni wa Yona, ahubwo uhereye none nkwise Petero, nkwise urutare, ngo kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero. Aravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarishobora. Ndagira ngo ubwire ko uyu Petero wari ufite amasezerano angana atya niwe Herode yarafashe. Herode rero nawe yari azi ko Petero atoroshye. Satani arabizi rega ko utoroshye. Satani arabizi ko uteye ubwoba. Niyo mpamvu ngo amaze kumufata ngo yamurindishije abasirikare 16. 16 Petero baza kurinda Petero wenyine. Ijambo riravuga ngo Herode ari bumusohorere iryo joro, ngo Petero yari asinziriye. Hari ibintu bita freedom in jail, kugirira ubwigenge mu nzu y'imbohe, cyangwa se kugirira umutuzo mu byago. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma tudacogora, ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko uw'imbere we ahora ahinduka mushya. Hari ijambo yavuze aravuga ngo dusa n'abababaye, ngo ariko twishima iteka.
ngo tumeze nk'abatamenyekana ngo ariko turi ibirangire. Wakwibaza ikintu cyatumye Petero baraye bari bumusohore bakamwica, wakwibaza imbaraga zatumye asinzira. Impamvu yatumye rero Petero asinzirira mu nzu y'imbohe ni uko Yesu ari we mahoro yacu. Iyo Yesu ari muri wowe akakubera amahoro, atuma ugirira umutuzo mu mpagarara. Niyo mpamvu muri yavuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Impagarara ziracyahari, ibyago biracyahari, ariko Petero arasinzira. Ngo kandi yari aboheshejwe iminyururu ari hagati y'abarinzi, ngo marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ngo byuka n'ingoga. Ngo akimubwira ngo iminyururu iva mu maboko. Ndagira nkubwire ko ijambo ry'Imana rirahagije kugira ngo iminyururu ikuve mu maboko. Nasomye Zaburi irambwira ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ngo ni se w'imfubyi kandi ni umucamanza urengera abapfakazi. Iravuga ngo ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ngo kandi ijya ibohora imbohe ikazira kugubwa neza. Ngo ijambo rya marayika rikigera kuri Petero ako kanya, iminyururu yahise imuva mu maboko. Ntabwo marayika yaje gufata imfunguzo ngo akure iminyururu, no. Yakubwire ko ijambo rya Yesu gusa rihagije kugira ngo iminyururu Satani yakubohesheje ikuveho. Iminyururu y'ibyaha ikuveho, iminyururu ya za karande ikuveho, iminyururu yose ikuboshye. Iminyururu abagukunda batagukuraho, iminyururu utakwikuraho, iyo ngiyo ikurwaho n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ngaramubwira ngo kenyera, hamwe ngo ukubite inkweto zawe. Ngabigenza atyo, arongera amubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Ngarasohoka aramukurikira, ngo ariko ntiyamenya ko ibyo marayika akoze ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Ngo banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, ngo bagera no ku irembo rikingishije urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Ijambo riravuga ngo rurabikingukira ubwaryo. Barasohoka banyura mu nzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Ndagira ngo nkubwire rero ko amasengesho yacu tuyavuga ari amagambo ariko agarura ari ibikorwa. Amasengesho nagenda atagaragara ariko agakora ibigaragara. Amasengesho turayasenga akagera ku Mana, kubera ko rero Imana ishobora byose, ibyo twayisabye ikabikora. Ababitorero barasenze batakambira Imana, baribwira ngo ntabwo dushaka ko Petero apfa, ntabwo dushaka ko Petero apfurwa agashinyaguro yishwe na Herode. Ayo masengesho arazamuka agera ku Mana. Ijambo rivuga ngo Herode araye ari bumusohore. Ndagira ngo nkubwire ngo wikangwa nuko ibyo bigeragezo byawe bisa naho bigeze aho byarenze igaruriro. Ubona wagira ngo uburwayi bwawe bwarenze igaruriro, urabona wagira ngo amadeni yawe yarenze igaruriro, urabona ingeso mbi zarakunaniye, ubusambanyi bwawe urabona butagifite igaruriro, mbega ibyaha usigaye binywa nk'amazi, urumva hari ko utababarirwa. Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru ikomeye. Ndagira ngo nkubwire ko Herode araye ari busohore Petero akamwica. Iryo joro marayika yaramutabaye kubera amasengesho y'abera. Ndagira ngo nkubwire ko amasengesho y'abera yakuye Petero mu nzu y'imbohe. Ababera ntago bari bafite amaboko yo kujya kurwana no kwigaragambya ngo bakure Petero mu nzu y'imbohe. Amajwi yabo ntaho yari kugera kugira ngo Petero ave mu nzu y'imbohe. Nta rukiko bari kuregera ngo rukure Petero mu nzu y'imbohe. Nasomye ijambo riravuga ngo ubutware bwari bufitwe n'ababarenganyaga. Aba bantu nta ngingo ibarengera muri icyo gihe bari bafite, ariko mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe, ni umurengezi wacu, ni umucamanza wacu. Barangije, rega ujye umenya ibyawe ahantu bivugirwa. Imana niyo mutabazi wawe, Imana niyo murengezi wawe. Haleluya. Ndagira ngo urebe gereza Satani yakuboheyemo.
icya mbere Satani aboheramo abantu ni gereza y'ibyaha, ni gereza y'ibyaha, akababwira ko baciriweho iteka bakabaho mu buzima bw'ubwoba. Ariko ndagira nkubwire ko uyu munsi ijambo ry'Imana nuryemerera riri bukubohore, rikakubohora, rikakugira free, ukabaho uri uw'umudendezo, kuko Yesu yaraje kugira ngo aduhe umudendezo. Yesu nashimwe. Rero ndagira nkubwire ngo gereza waba urimo iyo ari yo yose, amaboko yaba yaragushyizemo uko yaba akomeye kose, abarinzi bakurindiye muri iyo gereza bafite imyitozo ihagije, bafite ibikoresho bihagije, uko baba bangana kose, nubwo ubona wagira ngo nta ngingo ikurengera, nubwo ubona watawe wagira ngo nta muntu ukwitayeho, nubwo wagira ngo isi yose yaguhungije amaso, usigaye uri wenyine, usigaye utekereza no kwiyahura, ariko ndagira nkubwire ko mu ijuru hari Imana ibasha kugukura muri ako kazitiro Satani yagushyizemo, ibasha kugukura muri iyo gereza y'amadeni Satani yagutayemo, ibasha kugukura muri iyo gereza y'ubwihebe, gereza y'agahinda, gereza y'umubabaro. Mana we, Imana irashaka kugukura muri iyo gereza y'ibyaha, kubera ko ibyaha kenshi nibyo bizana umubabaro. Ijambo ryaravuze ngo iyo umutima utaducira urubanza turatinyuka. Amasengesho y'abera yakuye Petero mu nzu y'imbohe, n'ubu ngubu ayo masengesho yagukura mu nzu y'imbohe, yakura uriya mwene so mu nzu y'imbohe. Ndagira nkubwire ko amasengesho niyo ntwaro ikomeye. Ndagira ngo dusengane. Ndagira nkubwire ko abitorero banze agasuzuguro, Imana irangije nayo irabatabara. Ndagira nkubwire ko iyo ugize ibintu wanga, warangiza ukajya mu masengesho, ibintu biratungana. Narindi kukubwira ko amasengesho akura abantu mu nzu z'imbohe. Hari gereza Satani agufungiramo rwose, ukaba wumva utazinyagambura, ariko Imana niyo ibasha kuhagukura. Ngaho mfasha dusengana Imana. Ushobora kubona uri kugenda usa neza, wambaye neza, ariko Satani yaragushyize muri gereza. Hari gereza yagushyizemo akagufungiramo kugira ngo udasohoza imigambi y'Imana. Yarashigajeho hato akamwica, ariko nubwo Petero yabonaga ibyo bisa n'ibirangiye, umugambi w'Imana wo wari ukomeje. Yamubwire ko nta wakwica umugambi w'Imana. Imana igeze kubwira Yeremiya avuga ngo ubonye iki? Aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Irabwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze icyo naritumye. Ijambo ry'Imana riracyari rigari kuri wowe, iby'Imana ikugambiriyeho biracyari byinshi kuri wowe. Mbabarira uhaguruke dusengane Imana. Ndagira rero ngo nsengane n'umuntu hano utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uba uri muri gereza y'iteka ryose. Nubwo waba umeze neza mu buzima busanzwe, ariko uri muri gereza uba warapfuye uhagaze. Undi muntu ushaka ko dusengana ni umuntu ubayeho mu buzima bw'ubwihebe, umuntu ubona ibintu byaranze, ngo bizinesi zaranze, ngo ibintu byaradogereye. Ndagira ngo dufatanye dusengane uve muri iyo gereza, Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Iri joro marayika yaraje. Ndagira ngo marayika aze, umucyo umurika aho hantu uri, hari umwijima. Muririmbyi yaravuze ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, ngo Yesu niwe ujya uvuga ngo ndi kumwe nawe, aravuga ngo ujye umuhanga amaso. Ndagira ngo uwo mwijima wari urimo, iyo marayika aje, umucyo uraza. Kandi ndagira ngo iri joro, uyu munsi, aya manywa, iki gitondo, Imana imfashe wumve ijwi rya marayika. Petero acyumva ijwi rya marayika, iminyururu yamuvuye mu maboko. Ndagira ngo uyu munsi nawe wongere ukenyere, wongere ukenyere ukuri, wongere witere ijambo ry'Imana, wongere uhaguruke, ujye mu cy'Imana yaguhamagariye. Reka dusengane. Mana, ni wowe Data wa twese, ni wowe ushobora byose. Ndagira ngo uyu mwanya umfashe ubohore uno muntu wawe Satani yaboheye mu byaha. Ndagira ngo umfashe ubohore uno muntu Satani yabohesheje amadeni. Ndagira ngo ubohore uno mwana wawe Satani yaboshye mu buryo butandukanye. Uyu munsi numubohore, yumva abohotse, kandi ukuboko kwawe kwiza kuganze kuri we mu izina rya Yesu.
sinshobora gusigara